tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza shuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Duherukana turi kwiga igice cya 16 na 17 aho batubwira inkuru z'agahungu gato kitwa Dawidi. Imana yatoranyije maze igategeka Samweli kukimikisha amavuta ngo kazaba umwami wa Isirayeli. Mu gice cya 17 cyo mu gitabo cya mbere cya Samweli naho batubwira uburyo aka gahungu gato kakoze ibyari byarananiye abasirikare ba Isirayeli maze kica umugabo munini cyane witwaga Goliyati. Ibi byose ariko uyu mwana muto w'umuhungu abigeraho kuko yizeraga Imana kandi akayikunda n'umutima we wose, bitandukanye nuko Sawuli yari ameze. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe igice cya 18 mu gitabo cya mbere cya Samweli. Muri iki gice ahanini baratubwira isezerano Dawidi yagiranye na Yonatani. Aba bagabo mu by'ukuri babaye inshuti magara kandi zikomeye kugeza aho urupfu rubatandukanyije. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo, nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uhera ko ubagati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Dawidi yari havugana na Sawuli. Sawuli yahamagaye Dawidi nyuma y'urugamba kugira ngo amushimire ku gikorwa cy'indashyikirwa yari yakoze. Ndatekereza ko Sawuli yibwiye ko ari byiza guha Dawidi ikintu kigaragara mu rwego rwo kumushimira ku byabaye ubwo yari amaze kwica Goliyati, umugabo munini w'Abafilisitiya. Yonatani, umuhungu wa Sawuli, yarahagaze hafi aho yumva ibyo Dawidi na Sawuli bariho baganira. Umutima wa Yonatani uhera ko ubagati gakubiranye n'uwa Dawidi. Ubushuti bw'aba bagabo bombi bwari bwiza cyane bihebuje. Dukunda kuvuga urukundo rw'umugabo n'umugore kandi nabyo ni byiza, ariko nta gihebuje nko kubona umugabo n'undi mugabo bakundana, kuko barafashanya muri byose kandi bagahora bari hamwe, ndetse iyo bashatse gukora ikintu ntabwo kibananira. Ni ukuri abagabo babiri bashobora kuba inshuti zikomeye, bashobora kwishimira gukorera hamwe siporo no kunezererwa hamwe, bashobora gukorera hamwe bagasangira kabisi n'agahiye ko muri ubu buzima bwa buri munsi. Nk'uko twabibonye, Yonatani yari umugabo w'indashyikirwa kandi yakundaga Dawidi kuko yari umusore ugira ishyaka ndetse wizera Imana cyane. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18 ku murongo wa 2 haranditse ngo, maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa Sukundi. Nyuma yo kwica Goliyati, Dawidi yahise aba icyamamare mu gihugu cya Isirayeli cyose, kandi umwami amusaba kuba mu rugo rwe, ntiyongera gusubira iwabo ukundi. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18 ku murongo wa 3 haravuga ngo, bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Isezerano aba bagabo babiri bagiranye nuko bazahora bakundanye, ntihagire uhemukira undi. Biragoye muri iki gihe kubona abantu bafitanye ubushuti nk'ubw'aba bagabo. Ntacyo wanganya urukundo rwa Yonatani na Dawidi mu isi ya none. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18 ku murongo wa 4 ijambo ry'Imana riratubwira ngo, Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Dawidi kari agahungu k'agaturage rwose, nta mwenda yari afite ujyanye n'umwanya mushya yari ahawe ibwami, cyane ko yari amaze kuba n'icyamamare. Birumvikana ko yagombaga kwambara neza. Noneho Yonatani rero yakuyemo umwitero we arawumuha. Iki ni ikintu cyiza Yonatani yakoze. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18 ku murongo wa 5 haranditse ngo, nuko Dawidi akajya ajya aho Sawuli yamutumaga hose akitonda. Sawuli amugira umutware w'ingabo ze,
abantu bose barabyishimira, ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Dawidi yari afite igikundiro cyinshi, abantu bose baramukundaga cyane kandi bakamwemera. Dawidi yari umuntu udasanzwe, abantu babonaga ubwiza bw'inyuma bwa Dawidi, Imana yo ikareba ubwiza bwe bw'imbere mu mutima. Kandi Dawidi yari mwiza imbere mu mutima n'inyuma ku mubiri. Birumvikana, ntabwo twavuga ko Dawidi atacumuraga. Ibyaha yarabikoze rwose, kandi tuzabibona. Ariko yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, bigatuma n'abantu bamukunda cyane. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 18, guhera ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 9, haravuga ngo, nuko mu itabaruka ryabo Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya. Abagore bava mu midugudu ya Isirayeli yose baririmba babyina, baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya 3 banezerewe. Muri iryo singiza abagore barikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo. Aravuga ati, Dawidi bamubazeho inzovu, naho jye bambazeho ibihumbi gusa. None se ashigaje iki kandi keretse ubwami? Uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Sawuli ntabwo yakunze indirimbo nshya aba bagore bari bariho baririmba. Bituma Sawuli agirira ishyari Dawidi, kuko abantu bari basigaye basingiza Dawidi kandi bamwemera cyane kurusha Sawuli. Nidukomeza iyi nkuru, uzabona ko Sawuli yagerageje no kwica Dawidi kubw'ishyari yaramufitiye. Ubwo Dawidi yatangiraga kwemerwa n'abantu cyane, yaje gusobanukirwa neza ko Sawuli atakiri inshuti ye nk'uko byigeze kumera mbere. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 18 ku murongo wa 10, haranditse ngo, bukeye umwuka mubi uva ku Mana ahanga kuri Sawuli cyane, asaragurikira mu kirambi cy'inzu ye. Dawidi aherako acuranga nk'uko asanzwe akora iminsi yose, kandi Sawuli yari afite icumu mu ntoki. Ibi bintu bimeze nk'ikinamico. Igihe Dawidi yari hacuranga inanga ye, Sawuli nawe yari yicaye hirya ye ari hakinisha icumu rye. Birashoboka ko Dawidi yaba yarahise akeka ibiri mu bitekerezo bya Sawuli. Muri uko kwitegereza Sawuli cyane, birashoboka ko Dawidi yaba yarahise arangara, akibagirwa ko yacurangaga, maze agakanda inota rimwe cyangwa 2 atariyo, ntacurange neza, maze Sawuli agahita amutera icumu. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 18 ku murongo wa 11, haranditse ngo, Sawuli aherako atera icumu yibwira ko yahamya Dawidi rikamushita mu rusika. Dawidi yizibukira kabiri amuri imbere. Sawuli yashakaga kwica Dawidi, ariko Dawidi yahise arizibukira, icumu riramuhusha. Guhera ubwo ahita ava aho ngaho ahunga Sawuli. Yahise yihuta cyane ajya hanze y'ibwami. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 18 ku murongo wa 15 n'uwa 16, haranditse ngo, nuko Sawuli abonye ko akiranuka rwose mu byo akora aramutinya. Ariko Abisirayeli n'Abayuda bose bakundaga Dawidi, kuko yajyaga atabarana nabo bagatabarukana. Sawuli ashyingira Dawidi umukobwa we Mikali. Inshuti yanjye, nyemerera dufata akaruhuko, ubundi ngaruke nyuma ya kano kananga dukomeze twiganirire. Yesu aguhe umugisha kugeza aho utangara. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imani happy icyubahiro.
Reka turebe uko Dawidi yarongoye Mikali umukobwa wa Sawuli. Dawidi noneho yari amaze kwemerwa mu gihugu cyose cya Isirayeli. Sawuli nawe yariho atekereza uburyo yamutega umutego. Noneho nyuma aza kuvumbura uburyo bwiza yamutegamo. Ubwa mbere Sawuli yasezeranyije Dawidi ko azamuha umukobwa Meraba mu gihe yakomeza kurwanya Abafilisitiya, kuko yatekerezaga ko Dawidi ashobora gupfira ku rugamba. Nyamara Dawidi yarabanishije, ariko Sawuli ntiyaba umwizerwa, ashyingira Meraba ku wundi mugabo. Noneho tuzabona uburyo Sawuli yashatse gushyingira Dawidi umukobwa we muto. Kubera iki? Kubera ko byari gutuma Dawidi yinjira mu muryango wa Sawuli, maze bikorohera Sawuli kumubona igihe cyose yashakira. Ntabwo ntekereza ko Dawidi yakundaga Mikali umukobwa wa Sawuli. Turabizi neza ko twese tujya dukunda kugaya Dawidi kuko yarongoye abagore benshi, ariko ntekereza ko intandaro ya byose ari ukubera yarongoye uyu mukobwa atiyumvagamo na gato. Reka twongere dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 18 ku murongo wa 20. Haranditse ngo, hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli abenguka Dawidi, babibwira Sawuli arabyishimira. Hano baratubwira ko Mikali yakundaga Dawidi, ariko ntabwo urukundo yamukundaga rwari rumwe rwatuma abantu babana. Icyo Mikali yari yaramukundiye nuko Dawidi yari amaze kuba intwari, amaze kumenyekana. Umunsi umwe tuzabona uburyo uyu mugore azasuzugura Dawidi kubwo kubaha Imana kwa Dawidi no kwikunda. Reka twinjire mu gice cya 19. Muri iki gice tubona gitangirana n'ingingo nise Dawidi atuzwa. Sawuli iyo yagerageje kwica Dawidi kugeza ubwo atanga n'itegeko ry'uko Dawidi yicishwa inkota. Nubwo Sawuli yagiye asaba imbabazi kenshi kubwo kugambirira kwica Dawidi, tubona ko ubuzima bwa Dawidi bwakomeje kuba mu kaga kugeza Sawuli apfuye. Mu gihe cy'ubuhungiro kingana n'imyaka 10, Dawidi yari ahigwa nk'inyamaswa yo mu ishyamba. Yabaye inyeshyamba yo mu butayu, ahinduka inzererezi. Birumvikana ko yahuye n'ubuzima bukomeye cyane, ndetse akababara wenyine, nta wundi bari kumwe wo kumutabara. Nyamara nubwo biri uko, Dawidi yari mu ishuri ry'Imana, aho yariho imutoza, akomereshwa n'ibigeragezo yanyuragamo byose. Yize amasomo yose kandi arayarangiza, ahabwa n'impamyabushobozi nakwita magna cum laude. Ibi nibyo byatumye Dawidi ahinduka umwami ukomeye wa Isirayeli, ndetse nibyo byatumye aba umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Zaburi nyinshi Dawidi yazanditse ari mu bihe bikomeye byo mu butayu. Reka turebe uburyo Sawuli yongeye kugerageza kwica Dawidi ku yindi nshuro. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 19, duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 2. Haranditse ngo, bukeye Sawuli abwira umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose ngo bice Dawidi. Ariko Yonatani mwene Sawuli yakundaga Dawidi cyane. Nuko Yonatani aburira Dawidi ati, data Sawuli arenda kukwica. None ndakwinginze, ejo mu gitondo uzirinde, wihishe ayiherereye. Yonatani yaburiye Dawidi kuva ibwami, kuko ubuzima bwe bwari mu kaga. Amusaba ko yagenda akihisha. Muri icyo gihe Sawuli noneho yashakaga kwica Dawidi bitakiri ubwiru. Nuko Yonatani inshuti ya Dawidi amufasha guhunga. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 19 ku murongo wa 3 n'uwa 4 haranditse ngo, nanjye nzasohoka mpagarane na data ku gasozi aho uzaburi, mvugane nawe ibyawe, ningira icyo numva nzabikubwira. Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli amushimagiriza Dawidi, aravuga ati, nyagasani, ntuzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi, kuko nta nabi yakugiriye, ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Yonatani yari afite umugambi. Yari agiye kugerageza kuvugana na se. Sawuli na Yonatani bagiye hanze
mu mbuga ibwami. Maze Yonatani aravuga ngo, nyagasani, ntuzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi, kuko nta nabi yakugiriye, ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 19, guhera ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 7, haranditse ngo, yahaza amagara ye, yica wa Mufilisitiya. Uwiteka atanga agakiza gakomeye mu Bisirayeli bose. Ubibonye urabyishimira. None niki gituma ushaka gucumura, ukavusha amaraso y'utacumuye, ugahora Dawidi ubusa? Sawuli yumvira Yonatani, ararahira ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, ntazicwa. Yonatani aherako ahamagara Dawidi, amutekerereza ayo magambo yose. Nuko Yonatani azana Dawidi kwa Sawuli, aguma imbere ye nk'uko yari asanzwe. Sawuli yumviye ibyo umuhungu we amubwiye, maze Dawidi agaruka ibwami. Ariko Dawidi akomeza guhagarika umutima cyane, kuko yari azi neza ko ubuzima bwe buri mu kaga. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 19, ku murongo wa 8, aravuga ngo, bukeye hongera kubaho intambara. Dawidi aratabara, arwana n'Abafilisitiya, yica benshi cyane, baramuhunga. Nshuti yanjye, ndashaka ko witegereza neza, urebe noneho uburyo Sawuli atishimiye intsinzi ya Dawidi. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 19, duhere ku murongo wa 9 tugere ku murongo wa 10. Haravuga ngo, bukeye Sawuli yari yicaye mu nzu ye, afite icumu mu ntoki. Dawidi amucurangira imbere, maze umwuka mubi uvuye ku Uwiteka ahanga kuri Sawuli. Sawuli agerageza gutera Dawidi icumu ngo rimushite ku nzu. Dawidi ararizibukira, amuva imbere, riha mu rusika. Nuko Dawidi aracika, arigendera muri iryo joro. Umwuka mubi waje kuri Sawuli, maze ashaka kwica Dawidi. Nukuri ibi bintu ni nk'inkinamico. Dawidi yariho yicurangira inanga ye, Sawuli nawe ariho akinisha icumu rye. Nuko Dawidi yumva ahumurirwa urupfu. Nuko Sawuli amutera icumu ngo rimushite ku nzu. Dawidi amenya ko nta mutekano afite ibwami, nubwo yari yararongoye umukobwa wa Sawuli witwaga Mikali. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 19, wera ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 13, haravuga ngo, Sawuli aherako atuma intumwa kwa Dawidi ngo bamurinde, bazamwice mu gitondo. Maze Mikali muka Dawidi aramuburira, aramubwira ati, iri joro nutiyarura, ejo uzapfa. Nuko Mikali amanurira Dawidi mu idirishya, agenda yiruka arahunga. Mikali aherako yenda igishushanyo cya terafimu yabo, akirambika ku buriri. Yenda uruhu rw'ubwoya bw'ihene, arushyira ku musego, acyorosaho imyenda. Hano mu ntangiriro, Mikali yari mu ruhande rwa Dawidi. Yabwiye Dawidi ngo nadahunga muri iryo joro, ashobora kwicwa umunsi ukurikiyeho. Yari azi neza ko se atajya ava ku ijambo. Nuko Dawidi arahunga ava ibwami. Mikali nawe atunganya uburiri bwa Dawidi, aterekamo ibintu ku buryo wagira ngo ni Dawidi wari uryamye muri ubwo buriri. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 19, guhera ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 17, haravuga ngo, Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi. Mikali arazibwira ati ararwaye. Hanyuma Sawuli yongera gutuma intumwa kureba Dawidi, arazibwira ati, mumuterure ku buriri, mumunzanire mwice. Nuko intumwa zinjiyemo zisanga cya gishushanyo cya terafimu ku buriri, ku mutwe wacyo hari uruhu rw'ubwoya bw'ihene. Sawuli abyumvise atonganya Mikali ati, niki cyatumye umbeshya utyo ukarekura umwanzi wanjye, none akaba acitse? Mikali asubiza Sawuli ati, yambwiye ati, reka ngende, nakwica nguhoye iki? Igihe Sawuli yamenyaga ko bamushutse, yatonganyije Mikali umukobwa we, amubaza impamvu yatumye amubeshya ko Dawidi akiryamye kandi yamaze guhunga. Mikali yasubije se amubeshya ati, Dawidi yambwiye ngo nintamufasha ngo ahunge, ashobora kunyica.
Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 19 ku murongo wa 18 haravuga ngo, nuko Dawidi arahunga, aracika, asanga Samweli i Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Kuko Samweli ari we wimikishije amavuta Dawidi ku mwami, Dawidi yasanze Samweli i Rama, amutekerereza byose, amubwira uko ubuzima bwe buri mu bibazo, amubwira ko Sawuli ashaka kumwica. Guhera icyo gihe Dawidi atangira kubaho nk'inyamaswa iri ku muhigo. Ese koko ejo hazaza ha Dawidi hari ahahe muri icyo gihe? Birumvikana yari guhora yiruka, ahunga kugeza igihe Sawuli apfiriye. Nshuti yanjye, nyemera dufate akaruhuko, maze ngaruke nkubwira uburyo Yonatani yongeye gufasha Dawidi guhunga. Imana ikomeze kugirire neza. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe. Reka nkomeze nkubwire ko Sawuli yari azi neza ko umukobwa we Mikali yamubeshye agacikisha Dawidi. Sawuli yari azi neza ko Yonatani na Dawidi ari inshuti magara. Niyo mpamvu Yonatani yagombaga kwirinda cyane no kugira ibanga mu buryo bwose yavuganagamo na Dawidi. Nicyo cyatumye Yonatani akoresha amayeri yo kurasa umwambi. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 20 ku murongo wa 1. Haranditse ngo, nuko Dawidi arahunga, ava i Nayoti i Rama, araza abaza Yonatani ati, ariko nzira iki? Nakiraniwe iki? Icyaha nakoreye so gituma angenza ngo anyice ni iki? Dawidi yabajije Yonatani ikibazo, agira ati, nakiraniwe iki? Nta na rimwe yigeze agirira nabi Sawuli, ahubwo inshuro zose yaramufashije. Nyamara wibuke, Sawuli ntiyigeze aba umwami. Imana yari bizi neza ko atari umwami. Ntabwo ari Imana yari yaramutoranyije. Abantu bashatse umwami, maze bifuza ko Sawuli ababera umwami. Imana yabahajirije kwifuza kwabo. Ariko nk'uko byagenze mu gihe cya Mose, Imana yanangiye imitima yabo. Mu butayu abana ba Isirayeli bashatse inyama, maze Imana ibaha ibyo bifuzaga, ariko nta na rimwe bigeze bizera Uwiteka. Iyo baza kwizera Uwiteka, bari guhazwa na mana, ntibongere gutaka basaba inyama. Kandi kwizera Uwiteka byari kubazanira amahoro n'ibyishimo mu buzima bwabo. Abakristo benshi muri iki gihe bari imbere y'Imana bayisaba iki n'iki na kiriya. Ntabwo bashaka gutegereza ngo bareke Imana ikore mu buzima bwabo. Kandi inshuro nyinshi iyo Imana isubije amasengesho yacu, usanga tuvuga ngo ni ibisanzwe ko Imana igomba gusubiza isengesho ryanjye. Ntabwo ari buri gihe Imana isubiza isengesho ryawe. Rimwe na rimwe dusaba Imana ikintu, yamara kukiduha tugasigara tugifata nk'ikintu gisanzwe. Ndetse hari nubwo twumva iduhaye ikintu kitadukwiriye. Umugabo w'umukire wo muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze kuvuga uburyo yabuze umuhungu we. Yaravuze ngo, ikosa rikomeye nakoze nuko nahaga umuhungu wanjye ikintu cyose yifuza. Rimwe na rimwe dusaba Imana, nayo ikaduha buri kimwe cyose twayisabye. Ingaruka zikaba kwinangira imitima yacu ku Mana. Uko niko kuri kwabaye ku bana ba Isirayeli ubwo bashakaga Sawuli ngo ababere umwami. Ngira ngo warabibonye
ko Sawuli yateje ibibazo mu gihugu. Dawidi rero yariho yibaza impamvu Sawuli amugenza ngo amwice, kandi nyamara nta cyaha yari yarigeze amukorera. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 20 ku murongo wa 2 haravuga ngo, nawe aramusubiza ati, biragatsindwa, ntuzapfa. Yewe umva nkubwire, ntacyo data akora atambwiye, ari gikomeye ari cyoroshye. Mbese ibyo data yabimpishira iki? Siko biri. Yonatani yabwiye Dawidi ko umunsi se azategura kwica Dawidi, nta kabuza nawe azabimenya maze akabimumenyesha. Nshuti yanjye unteze amatwi muri kano kanya, ngira ngo urabona ko aba bagabo babiri, Dawidi na Yonatani, bakundanye bihebuje nta buryarya. Mbese byifashe bite mu matorero yacu? Nta rukundo ruri hagati y'abo dusengana. Abapasiteri benshi barakorana, ariko ugasanga urukundo rwabo rwuzuyemo uburyarya. Bamwe barapfa abakristo, abandi barapfa amafaranga, n'ibindi byinshi bitandukanye bijyanye n'irari ryo kwifuza kwabo. Mu baririmbyi naho nuko nta kumvikana kuri hagati yabo, nta rukundo ruhari kandi bafatanyije umurimo. Mu miryango yacu no mu baturanyi nta rukundo rukiharangwa, aka nakumiro. Ariko nshuti yanjye, birakwiye ko dukundana kugira ngo abatarakizwa bamenye ko turi abigishwa ba Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo, nimukundana bazamenya ko muri abigishwa banjye. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndakwinginze kugira ngo ugenderere itorero ryawe muri iki gihe, udushoboze kuba umwe no gukundana, kugira ngo abatubona bamenye ko turi abigishwa bawe, maze ubuhamya bwacu bukiza abatari bake. Uduhe gusobanukirwa ko imvururu zose ziba ziri mu matorero yacu, mu miryango yacu no mu baturanyi bacu, zidaturuka ahandi atari mu kwikunda no kudashyira bagenzi bacu imbere. Mu izina rya Yesu Kristo, ndatura urukundo mu gihugu cyacu, mu itorero ryawe no mu isi muri rusange. Ndagushimiye ko ugiye kuturemamo indi mitima mishya yuzuye urukundo n'ubumwe. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha tuzakomeza tuganire ku bijyanye n'iri sezerano Dawidi na Yonatani bagiranye, ndetse twinjire no mu gice cya 21 na 22 mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.